igifite itangiriro cyose gifite n'iherezo. Rimwe tuzarara mu isi ntituyirirwemo, rimwe tuzirirwa mu isi ntituyiraremo. Ngira ngo kuri iyi sikirini yawe urahabona umukobwa. Uyu mukobwa yitwa Ufitinema Claudine, ntakiri mu isi y'abazima, yitabye Imana. Yitabye Imana aho yari amaze iminsi arwaye uburwayi bwa kanseri, ariko kandi uyu mukobwa cyangwa se uyu mudamu, dore yuko yari afite umwana, biravugwa yuko uyu mukobwa yatanze ibyishimo. Kandi ntibivugwa gusa, ahubwo amakuru arabyerekana yuko uyu nguyu Claudine yatanze ibyishimo. Clotilde yatanze ibyishimo. Yatanze ibyishimo mu makipe agiye atandukanye muri shampiyona, ndetse birenga shampiyona, atanga n'ibyishimo mu ikipe y'igihugu y'abari n'abategarugori. Yego, byagenze gute? Amazina yanjye ni Jerime. Uyu mukobwa cyangwa se uyu mudamu yitwaga Ufitinema Clotilde. Uyu Ufitinema Clotilde, nk'uko nabikubwiye haruguru, yitabye Imana ku munsi w'ejo ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2025. Hari hashize amezi 7 avuye kwivuza kanseri mu Buhinde. Uyu mudamu cyangwa se uyu wakanyujijeho muri ruhago y'abari n'abategarugori mu mpera za 2022 yaje kuba abyara, ariko kandi muri uko kubyara aza kuba abagwa. Muri uko kubyara, nyuma yo kubyara yaje kuba atangira arwara uburwayi butari bwakamenyekana, ararwara araremba, ndetse nk'uko tubikesha mama we yavuze yuko ngo yaje kuba arwara agera ku rwego rw'uko umuryango wose wabonaga nta cyizere cyo kuba yakira, ndetse kugeza n'ubwo mama we nk'uko yabitangaje yaravugaga ati, umwana wanjye igihe cyarageze, uyu mwana mushyira mu biganza bya Bikira Mariya, ndetse mushyira no mu biganza by'abaganga. Ati umwana yari yabyaye, ati naramufataga nkamushyira mu gituza kugira ngo yumve ko ndi nyina. Ashatse kuvuga yuko, urumva yuko uyu nguyu Ufitinema Clotilde yari ari mu bihe bitamworoheye. Yakomeje kurwara, ndetse mama we aza kuba ataha amusiga mu bitaro kugira ngo ajye kwita ku mwana yari yabyaye, ndetse uyu Clotilde cyangwa se uyu nguyu Ufitinema asigara we mu bitaro yitabwaho n'abandi. Ariko kandi nyuma, nk'uko mama we abitangaza, akavuga ati naje kumva ngo yahawe taransiferi, yagiye ku bindi bitaro. Uyu nguyu rero Charlotte yaje, uyu Ufitinema yaje kuba yivuriza ku bitaro bitandukanye. Yivurije ku bitaro bya Kabutare, yivurije ku bitaro bya Kabgayi, yivurije ku bitaro bigiye bitandukanye byo mu karere ka Kamonyi, ariko kandi indwara yari itaramenyekana, ariko arushaho kuremba. Nyuma kandi yaje guhabwa taransiferi, azanwa kuvurirwa hano mu mujyi wa Kigali muri CHK. Ageze muri CHK naho birananirana, aza guhabwa taransiferi imwerekeza
ku bitaro bikuru bya umwami Faisal. Ageze Faisal rero baje kumukorera ibizami byose, baza kuba basanga arwaye kanseri. Nk'uko tubikesha umuyobozi ushinzwe, komiseri wari ushinzwe umupira w'amaguru muri Ferwafa, Munyankaka Ansire, yatangarije ikinyamakuru avuga ko ngo baje kuba bamukorera ubuvugizi nk'umukinnyi watanze ibyishimo, nk'umukinnyi washyize itafari ku mupira w'amaguru w'abagore. Ati twamukoreye ubuvugizi muri Ferwafa, twamukoreye ubuvugizi ndetse no muri minisiteri ya siporo twamukoreye ubuvugizi, muri minisiteri y'ubuzima twamukoreye ubuvugizi. Nuko tuza kugira amahirwe, tuza kubona ubushobozi, ajya kuvurirwa mu Buhinde, dore yuko Faisal bari bemeje yuko uburwayi afite nta handi hantu bamuvura, hano mu Rwanda batamuvura, ahubwo yajya kwivuriza mu Buhinde. Byaje kubw'ubuvugizi rero yaje kubakorerwa na komiseri ushinzwe siporo y'abagore muri Ferwafa. Ubushobozi bwaje kuba buboneka, dore yuko mama we bikimenyekana yuko arwaye kanseri, baramuhamagaye baramubaza ati ese ufite miliyoni 5 ko arizo zisabwa kugira ngo umwana wawe avurwe? Mama we aravuga ati ntayo mfite, umwana wanjye mubishyize mu biganza by'abaganga ndetse no mu biganza bya Mariya. Bidatinze rero kubw'umugisha w'Imana, uyu nguyu ufite inema Clotilde yaje kuba yerekezwa ku bitaro, cyangwa se yaje kuba yerekezwa mu Buhinde kugira ngo ajye kuvurirwayo kanseri. Nyuma rero byaje kuba ngombwa yuko aza gukenera umusokoro bitewe na kanseri yari afite. Nyuma kubw'amahirwe kandi musaza we yaje kuba ajya mu Buhinde, amuha umusokoro ndetse operasiyo igenda neza, baramuvura aza kuba yoroherwa. Nyuma rero yaje kuba agaruka ari muzima, yigenza, ameze neza. Byari ibyishimo mu muryango, ndetse kugira ngo wumve yuko uburwayi bwe bwari bukomeye, bwari buteye ubwoba, ubwo yari ari mu Buhinde arimo avurwa, mu buhamya bwa mama we yaravuze ati iyo numvaga akantu gakomye, iyo numvaga telefone ikomye, naravugaga ati umwana wanjye ufite inema arapfuye. Ariko kandi umuntu ntago apfa igihe kitaragera. Abaganga baje kuba basanasana, iminsi iricuma, nyuma uyu ufite inema yaje kugaruka mu Rwanda ameze neza. Uyu umuryango umwakira ku kibuga cy'indege wishimye, ndetse na minisiteri ndetse na uyu ushinzwe siporo y'abagore Munyankaka Ansire muri Ferwafa, nawe ari mu bantu yari ari kumwe n'umuryango bajya kumwakira ku kibuga cy'indege. Byari ibyishimo rero, agaragaza, atanga ikimenyetso cy'uko yakize. Mama we yishimye avuga ati ndishimye, umwana wanjye yagiye ameze nabi, yagiye bamuteruye, ariko ubu ngubu umwana wanjye agarutse yigenza. Byari ibyishimo kuri uyu nguyu ufite inema Clotilde, dore yuko yari yongeye kubona umwana we, nyuma y'igihe kinini batari kumwe, ari kwivuriza mu Buhinde. Tariki rero ya 20 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2025, uyu nguyu
uyu nguyu ufite inema Clotilde watanze ibyishimo muri siporo y'abagore, yaje kuba yitaba Imana. Reka tumwifurize iruhuko ridashira, kandi umuryango we turawukomeje. Asize umwana w'imyaka 3. Reka uyu nguyu Clotilde twizere yuko tuzongera guhurira nawe mu gitondo cy'umuzuko. Mwakoze kubana natwe, Imana ibarinde.